kayak kuit. Amagao. Ada akariro kayak kuit. Ada akariro. Akariro gakubita abaraturitse. Harukuntu ngo turika. Ngo umwana ati karabaye. None turapfuye. Amagabo ya papa araturitse. Ijwi ry'umwana riri guhamagarira kure. Ariko bose bahita bamenya ko habaye ikibazo. Bahita bose batangarana. Abayageza ku muryango w'urusengero. We nkuru ntiyaje ngo nayongorere. Ati karabaye. Mvaga bikomeye. Ategeze biti. Amagabo ya papa araturitse. Arangije ati dore hano Ni ku mabere abahungu bagiye kujya baza bakugeraho umuhungu uzajya ukora hano ujye mubwira ngo don't hano uzajya hakora ujye mubwira ngo no namanuka agakora hasi mubwira ngo don't ujye akora hano uru n'ubujya ruri guhana doraya bahita amabere. Umusaza ninde wamubwira? Nyina umubyara yaramwicaje nk'umukobwa. Ndabyumva. Ati mwana wanjye doraya yitwa amabere. Noneho hano hasi yitwa ku mwanya w'ibanga. Gutyo ariko si ku mwanya Gutyo. w'ibanga. Ku mwanya w'ibanga Nkuko yavuze amabere nkuko yavuze ahungu kicabitse kamwe gaca gashyushye kakaniye ndakareba nako kari mu myaka ndakumva barakundanye karamuka kumwumvisha ukuntu asa na bike ukuntu niwe kazuba afite kamurikira kazuba k'umuseso ukuntu hase udutoma turihera nuko tutadukoresha cyaratuyobe ngo usa na bike ngo iyo udahari umwamikazi utuntu nk'utu akana kagera gakumva niko kariho umuhungu Juste ti komeza undirimbira ko karirimbo nagakoze iyo ndirimbo yasohotse ariko iyo ririmbwe nandi don't umva akaririmbo kararyoshye ka no don't birangira Juste ejo akajya asa don't twongeyeho gusuhuza ukurikiye Daily Beats official. muraho neza none ubu namenye ko muraho neza basuhuza amaze mbasuhuza muraho neza mwe mukurikirana Daily Beats official. ni amahoro aho muri muraho Ese agatima karatera? Agatima kameze neza. Buriya hari abantu baba bibereye mu nyumbani ahantu nyine bicariye, hari ababa bari mu kazi cyane. Ese ejo bundi nabonye umugabo ngo wihishe mu mwobo. Burya niyo nakubwiraga inkuru iyi myaka 30 yose. Uriya mugabo yaranyumije nanjye, bamuvuze mu makuru ngo baragiye bubaka urutara bacukura umwobo muremure, hari harimo njye nabonye hari harimo n'itara n'amatara bamushyiragamo, hari harimo inkuru naje kumenya uwo mugabo nuko yagiraga n'umugore wehishwe n'umugore. Uwo mugabo rero umugabo w'uwo mugore ariko atajya muri sosiyete, nubwo ari wa mugabo amufungurira. Iraguru yaratekereje avuga ati cyakoze abantu bari hano. None mujewe uno munsi arakaba nshaka kukubwira. Umva? Maze uti biteye bite? Ariko ntabwo twasuje diaspora. Dusuhuza aba diaspora, dusuhuza abantu bari turabashimira mu kwambika neza. Tuba dusa neza.
nuko buriya ngo umugabo ngo yaragiye. Hari ukuntu umugabo abyuka utakoze, hari nka ofu mu gitondo abagabo benshi bagira umunsi uko baba bahari, agafata agakoni ke akazamuka mu gasantere ari aho hafi, arazamutse akasa mu gasantere rero asanga hari ahantu bagushije ikimasa. Umugabo asanga hari ahantu bagushije ikimasa. ubwo kukigusha nuko nyine kibaze bari kugurisha akaboga, ariko asanga cyari gifite amagabo. Asanga cyari gifite amagabo ngo apima nk'ibiro 4. ikimasa, amagabo y'ikimasa. Ariko se utajyana kure ngiye kugira ikibazo. Amagabo nyine amagore, amacebe ni amagore. ubwo niba akana hari icebe riba riri ni naho amagabo aba ari y'ikimasa. nanjye ubwo wasobanukiwe. nuko abarayaguze agera mu rugo abwira umugore ati wa mugore we rero akira aya magabo uyanyokereze, ngiye kuba nganira n'abagabo bagenzi banjye, ndaje nsange wayokeje ameze fresh. ariko ubwo umugore akaba yaragiye mu cyumba gishyushye cyo ku rusengero. nuko arangije abaragiye abana abayashyizeho, abwira abana ati mwabana mwe rero dore amanuza ya so, mwotsa aya magabo ya so ataza kugira ikibazo muyacunge. kumwe babwira umukuru ngo niwe mukuru, uyareba aya magabo ya so dore ni aya so. suko umwana asigaye acunga, arayahindukije, arayacuritse, arayacurukuye. ubwo ariko akariro kayakubita amagabo. ariko akariro kayakubita. reka rero akariro gakubita aba araturitse. hari ukuntu ngo aturika ngo tu umwana ati karabaye none turapfuye, amagabo ya papa araturitse. mbiri ashyira bugeri na hafi yo ku rusengero. mama yagiye gusenga. yarahazi. aragira ati mama we induru yihera kure. umva ati mama abari bari gusenga bageze muri Zaburi na za Yobu na za Ezekiyeli baba bararekeye. ijwi ry'umwana riri guhamagarira kure. ariko bose bahita bamenya ko habaye ikibazo, bahita bakangarana. aba yageze ku muryango w'urusengero, we nkuru ntiyaje ngo nayongorere. ati karabaye mvaga bikomeye. ategeze biti yamagabo ya papa arateretse. imbere y'urusengero yari yageze mu muryango w'urusengero ati yamagabo ya papa arateretse. nyina iteraniro ryose rititoka mu izina rya Yesu. twirukanye umudayimoni uri guturitsa amagabo y'abagabo bacu. abakristo noneho ngo icyo cyumba cyari icy'abagore gusa nta wundi mugabo wari urimo. numva ngo taka mwize ngo Satani ahantu bamwirukaniye. n'izina rya Yesu twirukanye umudayimoni wateye guturitsa amagabo y'abagabo bacu. uwo mugore nawe yicayemo. yari bishatse kuvuga iki rero? buriya hari ukuntu ikintu cyiza kikabibagiza ibintu mwari murimo
kikanabibagiza umuco. Yego. Turiya tuntu nga ese nuduki ko nuduki no gusereyinga. abakobwa n'ubwira utararenga ariko ku kantu wari uvuze. Amagabo ni amabya. Mu Kinyarwanda cyuzuye. Mu Kinyarwanda cyuzuye. Ariko se Reka tujye tuvuga Ikinyarwanda. Ayihene Samabya. ntabwo afite ibindi zina batagira ngo twavugaga twavugaga ikimasa. Ntari ikimasa. Naho ikimasa ubwo nuko umugabo yayaguze yariza akayasigira umugore. Umugore nawe kubwira umwana biramubwira neza. Nawe akira musigare mwotsa amabya. Inkuru ari buryo tuvuga inkuru mu mazina yayo. Inka mu mazina yazo. Umugabo nawe afite ikibazo. Buriya hari abagabo baza bakabwira umugore nk'ikintu akiyitirira. Ubwo urumva ukugira umwana ajya guteza umuryango mu rusengero rwose ati ayasara araturitse. Umugabo ati nyokereza ya magabo. Oya umugabo we. Umugore ati otsa magabo. Nibyo nakubwiraga. Umugabo yakoze ikosa. Umugabo ase ririya ni ikosa ry'uko yafashe yavuze ati amagabo yanjye muyotse. Nyokereza aya magabo n'ayanjye. Ariko n'umwana nta kosa afite. Kuko yavuze ikintu mu mazina yakiwe. Rega abana bora nta makosa bagira. Noneho hari akandi kantu umukobwa umubyeyi yabyaye umukobwa. Aramubyara hari umukobwa arakura kwa kundi yaba yatangiye kugera muri mu myaka ngo yatangiye kuba ngo ni yageze muri adolescence. muri teenager nuko aje bamwicaza ati wa mwana we rero doraya bahita amabere. Umusaza nyina umubyara yaramwicaje nk'umukobwa. Ndabyumva. Ati mwana wanjye doraya yitwa amabere. Noneho hano hasi yitwa ku mwanya w'ibanga. Gutyo ariko si ku mwanya w'ibanga nk'uko yavuze amabere nk'uko yavuze ibyo ngibyo. Ababizi murabizi si ngombwa ngo tubisubiremo. Yego nuko arangije ati dore hano ni ku mabere. Ni ku mabere. Abahungu bagiye kujya baza no kugeraho umuhungu uzajya ukora hano ujye umubwira ngo don't hano uzajya hakora ujye umubwira ngo no. Namanuka agakora hasi umubwira ngo don't. Ujye akora hano ubu ni uburyo uri guhana umwana. Bari kumuhana. Ubwo ngubwo ngo yabaye umusirimu ariko n'umwigisha icyongereza. Uzajya akora hano ujye umubwira ngo kumwe babarera akamurera buri gihe aba ari na nyina buri mwanya. Najya akora hano ujye umubwira ati no. Nakora hasi uvuge ngo don't. Umukobwa arabifashe. Ni impanuro yahawe na nyina. Nuko reka uduhungu dutangire kujya tumwataka. Haza agahungu k'icabitsi kamwe gashyushye kakaniye. Ndakareba nako kari mu myaka. Ndakumva. Barakundanye karamuka kumwumvisha ukuntu asa na bike ukuntu niwe kazuba afite kamurikira mu kazuba k'umuseso ukuntu hase udutoma turihera nuko tutadukoresha byaratuyabije ngo usa na bike ngo iyo udahari umwamikazi utuntu nk'utwo akana kagera gakumva niko kariho ariko ashaka hirya no kuba babayeho. uwo ni umwana wande wa mama. Umwana wa mama. Agahungu ubwo ngubwo kaje kumureba
reka kandi baba honest akajya nazi iwabo oya ku irembo nyine hafi aho undi agasohoka nuko arangije hari ukuntu rero ngo bajya gutaha bagasezerana akamwegera akamuhobera urabona hari ukuntu abakundana basangira ibyishimo nako asibura n'ibyishimo basangira ibyishimo nyine bishira by'ako kanya babiyita ngo kunezeza umubiri ntabwo uzi ko ku ishuri bavuga ngo iyegerana igishimisha umubiri rigamije gushimisha umubiri ntabwo ryemewe unarifatiwemo wikendi n'umubyeyi nuko ngo baregeranye baregerana umuhungu ati umuhungu aba aratangiye karagacabutse cyane nuko umuhungu wawe aba arakwegereye umwana ubabwiye ati hano ni no hasi ni donti aba aratangiye ati umukobwa ati no undi nawe agira no adakuraho ni no mbese akaguma muri no umuhungu yumva ni akabiti keza nuko abatangiye kugira kumanuka naho aba yagezeyo umuhungu ati n'umuhungu umuhungu baragize di no don't umukobwa wa mama ubwo ngubwo yirinze mama we yahaye impanuro yaragiye yaricaye ntazagire ati ubu ngubu umwana namukubise impanuro kandi yamuriye hafi ntago azayoberwa umuhungu juste ti komeza undirimbira ako karirimbo nagakose iyo ndirimbo yasohotse ariko yaririmbwe nandi don't umva akaririmbo kararyoshye ka no don't birangira juste ejo akajyaza bibera muri ako karirimbo akaririmbo karakuze umuhungu ageraho noneho ni ukwinjira hindura uwo ni umwana wa mama kandi ikigutangaza ubwo bukobwa nako ni abakobwa usanga kwa mama n'ubundi bakiri marayika icyo mama avuze niba ari ukujya gusenga niba ari ukujya ku ishuri oya ikosa dore ahantu ryabereye ntabwo umubyeyi yasobanuye umwana neza ni nka ya nkuru iriya twahereyeho ntabwo bamubwira ngo umuhungu nawe ukora ku mabere ujye uhakana ntuzemere we yavuze ngo ntuzamwangire ntabwo ukorera ujye umubwira ngo no yego namanuka hasi ntuzamuhakanire ntabwo yabimugati ntuzamuhakanire umubwira ati reka ibintu urimo ntabwo ari don't ujye umubwira ngo don't umubyeyi umwana noneho yari ari gukura ageze muri ya myaka ya teenager adolescent urumva yo atazi uko bikorwa yumva nuko bikorwa aravuga ati iyo umuhungu akoze hano uravuga ati no yamanuka hasi don't sometimes niyo mpamvu njya kureminga ababyeyi hari ababyeyi barera abana babo kwa kuntu usanga nyine umubyeyi n'umwana barahorana urukumva gahunda ze zose arazizi icyo gihe ntabwo bifungura umwana
umwana kwirinda azirinda gute se? Hari n'ahandi hari ukuntu ababyeyi bari gushaka kwigira abasirimu, urumva agashaka kwigira abasirimu. No don't need wamubwiye umubwire mu kinyarwanda gisesubye muri kinyarwanda ngo akaririmbo kageze aho kararyoha ka no don't urumva ntiyanamubwiye ati iyo bigenze gutya havamo izi we yagarukiye ngo ukora aha bahuye ka jisite kuri hahandi leta agakubita bend off. Umwana ahubwo baramucanze yaribaje ati se tiku no don't kabonaho kari gafite ubukana urumva umwana arahanga. Urumva ukuntu yarahagendeye kandi ku maherere azize umubyeyi. Hari igihe abana bazira ababyeyi, ariko hari abajya babura birabihe ngo ni ngombwa ko bibaho. Wabirinda ute? Ngo ni ngombwa ko biza kubaho ku mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu. Aya ni nayo mpamvu none se kumwigisha impamvu amwigisha ni ukugira ngo azabyitwaremo neza. Ako ukuntu yamwigishije nk'umuntu ategeka abwira ikintu nyine ubwo kikaba nk'itegeko, ntabwo yamubwiye. Na zino filime rero ziraza kutwiga. Urareba abazungu ukuntu babayeho, nawe ugashaka kubaho nk'abazungu. Niba mwicaje imbere ya kamera hano umuntu ashobora kwitendera akavuga n'ibitari byo, bakareba filime ati umwana wacu tumujyana muri vacation harya cya kirwa cya Tanzania Zanzibar, ati tugomba kumara nk'iminsi wenda nk'icyumweru. Ubwo uri n'umwana wamumenyereza utwo tuntu nyine zimwe utuntu atakinde. Oya dore ikintu nahishatse kuvuga, ureba ukabona umuzungu ngo ari kubwira umwana we cyo kuzabona umuzungu ibintu yabyohereje utwana tw'abazungu. hari ukuntu n'abakobwa basigaye ati njye nibereho nk'umuzungu, njye niberaho nk'abazungu. Yego kandi ari umunyarwanda. Umva ngo nasigaye niberaho nk'abazungu. Ariko byapfuye kuva kera. Uribuka akaririmbo ka wa mugabo nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Pato. Dore ukuntu we rero dore ukuntu yashatse kwivugira ko afite amafaranga abara mu madolari. Ngo njye sinyoberera umunyarwanda kandi amadolari ari hejuru y'amanyarwanda. Urumva warakize yitwa Pato. We yarakize umva ariko ngo byarangiye wa mwana amuritse alubumu kuri 15 ye. Ku mubyeyi wareze neza ntuzagurume amujyana mu mashuri arenze hamwe azazamuka ari intyoza ukabona gukubisa umwana wa 15. baho nk'umunyarwanda ushaka kubaho nk'umuzungu. ubwo umwana ati iyo bakoze hano baravuga ati sino kuvuga ngo iyo bakunda n'abahungu bagenzi bacu baratumara. Oya ariko n'ubundi abagwa mu dutego ntibabura. Kuko reka tuve no kuvuga ku mubyeyi wagize ayo mahirwe yo kubwira umwana. Hari n'umubyeyi utajya ubibwira umwana, tubivugeho nabyo. Se hari ababakuza se gutyo nyine umwana agakura nyine. Oya hari n'umubyeyi ukora atamwicaza. Hari umubyeyi ukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu akagira off yo ku cyumweru. Yabyutse azinduka ajya ku kazi ku cyumweru, naho iyo hageze arakinga cyane. Akaba yanabwira abana ati mujye gusura ango kugira ngo abone uko aruhuka azongera akora akazi neza. Umubyeyi ntabwo azabona uko aganira n'abana. Umwana azakurira muri ubwo buzima birangiye gutya cyane. Batadushinja Daily Date yaziye tuba tubabwira ibintu ariko bizima twazigiye ariko nanone tunigisha abantu ntago ubuzima bw'umukobwa cyangwa se igitsina gore uri mu nshingano z'umubona gusa. n'umupapa abapapa bagira isoni ariko isoni umwana wabyamugirira isoni gute? ku buryo utaza ngo umubwire wamuganiriza umuganirize. Rero ushobora no kunyuza hirya ubwo harya babyita ngo kugira iki abanyarwanda kubigoreka se kubigoreka rero nuko kuzatuma nega n'uwo yarabigoretse nure mu mama reka tuvugisha ukuri. Icaza umwana umubwiza ukuri umuganirize wimuhishe. Iyo umuhishe nawe ashaka kumenya buri gihe kandi siko bimeze. Turashimiye wowe wadukurikiye kabisa, twizere ko mwaryohewe.
ukomeza gukora subscribe Subscribe. utibagirwa comment Like. tubwire ukuntu ibintu bimeze tubwire ukuntu ibintu bimeze. urabibona uti Dore kandi dore naka dusigaye tu twinywera ushaka no kutugurira akantu ko kunywa uhagirwa wazana none si ibintu biryo ngo bisangiwe cyane hasta la vista